ukajya twicara mu nkambi bakatubeye ngo urataha mu Rwanda ngo wabaze ibyawe ngo bakakurigisa. Mbese urukundo twahabonye, amajyambere twahabonye nta nahandi hantu tuzayabona. Iyo wahunze ukicara bakwita impunzi ntabwo bikunezeza, ariko noneho ugeze mu gihugu cyawe birakunezeza. Umunyarwanda wese afite agaciro. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Tugiye kurebera hamwe itangizwa ku mugaragaro rya kaminuza yitwa Kepler. Ubundi tuyizi muri Amerika, ariko ngubu iyo kaminuza ikaba yaraje mu nkambi ya Kiziba. Akaba ari ubwa mbere ku isi yose mu nkambi z'impunzi hatangijwe uburezi kugeza ku rwego rwa kaminuza. Nibyo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro cyacu. Inkambi ya Kiziba iherereye mu karere ka Karongi. Niyo nkambi ya mbere ku isi itangijwemo gahunda y'uburezi bwo ku rwego rwa kaminuza. Ni ku bufatanye na kaminuza yo muri Amerika yitwa Kepler University. Iki gikorwa kikaba cyaratewe inkunga na IKA Foundation. Tariki 30 Ukwakira 2015 ishami rya Kepler University nibwo ryafunguwe mu nkambi ya Kiziba ku mugaragaro. Iryo shuri rikaba ryaratangiranye n'abanyeshuri 25. Ibi ngo bikaba bizaha impunzi icyizere cy'ejo hazaza. Twebwe nk'abacunga impunzi icyo tuba dushaka n'ubundi no kugira ngo dufashe abantu kuba bafite ibyiringiro by'ejo hazaza, kuba batihebye, kuba badaharanwa n'agahinda. Ibi rero bije kutubera igisubizo. Ikindi muzi neza yuko twari dufite n'ubundi ibibazo ku bijyanye n'uburezi bw'aba banyeshuri bw'izi mpunzi. Ubu twari dufite ikibazo cy'uko hari abashoboye kwiga barangiza amashuri ya segonderi imyaka 12, ariko hagati aho umupartner wari uhari wabafashaga yaragiye, ku buryo hari abo dufite badashobora kurangiza segonderi. Ariko nanone abo bari bararangije segonderi cyari ikibazo cy'uko babonaga bicaye hano basa naho bihebye, bibaza batese natwe uko tuzigera tugira amahirwe yo kugira aho tugera mu buzima bwacu. Amahirwe rero barayabonye kuko university baziga bazaba bafitemo amahirwe yo kumenya ubumenyi, kungura ubumenyi bwabo, kandi no kumenya izindi horizon. Bazabona diplome nk'izundi wese yabona aramutse agiye kwiga muri Amerika. Abanyeshuri bagize amahirwe yo kuba mu bambere bize muri iri shuri rikuru ryitwa Kepler University bavuga ko byabahaye icyizere cy'ejo hazaza. Ku ruhande rwanjye iyi porogaramu ni nziza kubera ko abenshi mu banyeshuri barangizaga segonderi no mu nkambi batabonaga uburyo bwo kwiga ngo bakomeze kaminuza. Ubu ngubu tuba tugize amahirwe, tuba tubonye kaminuza ya Kepler ije mu nkambi ya Kiziba, ariko mu buryo buri online bukoresha ikoranabuhanga riteye imbere. Uburyo rero tuyibona twebwe ni nziza cyane kuko usanga turiga neza kuri gahunda, nta kibazo tugira cy'amasomo. Urebye n'uburyo batwigisha bigaragaza ko ejo hacu hazaba heza bitewe n'uko gahunda batwigisha n'amasomo baduhereza ari byiza cyane. Bibona byakiye neza kubera ko ntagura n'ifite icyizere cy'uko naba nziga kaminuza, ariko uno mushinga waraje numva ndishimye cyane kubera ko bizamfasha muri byinshi kugira ngo nzagere ku byo nari naragize intego cyangwa indoto zanjye. Ye nkivuka nasanze umuryango wanjye ukennye, tuza hano mu nkambi, urumva ko nagize igitekerezo cyo kumva ko nzazamura umuryango wanjye nkawuvana muri situation mbi barimo kawugeza ahantu hashimishije cyane. Ibyo rero naje kwiga mbona ko ntazabigeraho kubera ko bitewe na identité yanjye, mbona ko amashuri mfite atazatuma nshobora kugera ku byo nateganyije kuzaba. Nibwo nyine kuzabona amahirwe ndavuga ati kubera ko harimo skills nyinshi tubona nko kuba twakreya business cyangwa kwihangira imirimo, ndavuga ati nimara kubibona zakreya umurimo wanjye nteza imbere umuryango wanjye. Icyambere nabwira no kubashimira, nabashimira kuva barazanye programme mu nkambi, cyane ko abanyenkambi twasaga n'abahejwe mu bijyanye no kwiga kaminuza. Imbere twiga muri segonderi ubwo twarigaga, ariko nk'impunzi by'umwihariko ntabwo twabonaga tudashobora kwiga kaminuza bitewe ko nta n'ibyangombwa dufite. Ubwo no kuvuga ko kubona scholarship yo kujya kwiga muri university z'u Rwanda ntabwo bishoboka nubwo tuba dufite amanota meza. Gusa kubona university ikintu cya mbere dufasha, navuga ko idufasha just no mu myigire biratandukanye cyane, kuko urebye ukuntu twigaga segonderi wasangaga mwarimu ahanini ari gukora, ariko kubu ngubu abanyeshuri twebwe nitwe dukora, ibitekerezo nitwe bivamo. By'umwihariko nk'uko twiga hano twigamo cyane bijyanye no kwihangira imirimo, ukabamenya kwihangira umurimo udategereje ngo
nzabona akazi muri leta, wowe ukamenya guhanga umurimo ugakora ku buryo wakwiteza imbere wowe ubwawe. Iki gikorwa cyo gushyira kaminuza mu nkambi ngo kuba cyaratangiriye mu nkambi iba mu Rwanda bigaragaza uburyo u Rwanda rwese imihigo muri gahunda zose harimo n'izo kwita ku mpunzi bikagaragarira na bose. ngira ngo uyu munsi dufite ibyishimo byinshi cyane kuko ibintu bibaye muri no nkambi ni ibintu bidasanzwe. Mwabyiyumviye kuba hano muri no nkambi mu Rwanda hatangiye igikorwa cyo kwigisha kuru za universite mu nkambi, babyivugiye n'ubwa mbere bigiye gutangirwa ku isi hose. Kuba rero iyo experience itangiriye hano iwacu mu Rwanda ni ibintu by'agaciro cyane. Banabisasiye, mwumvise ko bavuze yuko u Rwanda ari igihugu babonye ibintu byose biyemeje babishobora. Ni igihugu gifite umwihariko mu kwita ku mpunzi. Icyo nacyo nkumva ari ikintu twakwishimira, kumva ko ibyo dukora byose kugira ngo impunzi zimererwe neza, kugira ngo tuziteho, bishobora kuba recognized n'abandi bantu bo hanze. Ni ibintu rero byiza by'agaciro, ni ikintu rero gikomeye twishimiye, kandi nk'u Rwanda twishimiye kuko batubwiye yuko bitangiriye hano mu Rwanda kugira ngo bizashobore kuba byakwagurwa no mu zindi nkambi, bizanagere no mu bindi bihugu. Ubwo rero bikaba bigaragara yuko nk'uko u Rwanda duhora dufashe iya mbere, n'ubu ngubu dufashe iya mbere mu bijyanye n'izi nyigisho zikorwa online at distance. Umuyobozi uhagarariye umuryango IKA avuga ko bifuza kuba bageze iki gikorwa mu nkambi zose kandi bagatanga ubumenyi bufite ireme bwazafasha no guhindura ubuzima bw'abatuye mu nkambi. Right now we are doing this as a pilot. This is the first time it's ever done. Ubu ni ubwa mbere twakora igikorwa nk'iki. Twari twarihaye igihe kigera ku myaka 4 kugira ngo tube twabonye ibishoboka byose byatuma tugeza aya mahirwe mu nkambi ya Kiziba. Tuzakomeza kubikurikiranira hafi, turebe uko biri gukorwa, tunarebe uburyo byakomeza gukorwa mu buryo bunoze. Intego nyamukuru aba ari ukugira ngo igikorwa nk'iki gikorwe hose mu Rwanda, ubundi kizanagere n'ahandi muri Afurika, dufasha impunzi kugera ku mahirwe nk'aya yo kubona ubumenyi kugeza mu mashuri makuru. Uko bizakorwa no gukomeza gushaka amafaranga, dusaba abaterankunga kongera amafaranga muri ibi bikorwa kugira ngo abana b'impunzi nabo bagire amahirwe ku burezi kimwe n'abandi bana. Umuyobozi wa HCR mu Rwanda avuga ko nk'umuryango ushinzwe kwita ku mpunzi muri rusange bakomeza guharanira guha ubumenyi abana baba mu nkambi. Iyi niyo universite ya mbere ibayeho mu nkambi z'impunzi. Biragaragara ko ari intambwe ishimishije cyane. Turabanza tukabona inkunga, ubundi tukanashaka aho ibikorwa nk'ibi bibera. Turifuza kandi twizeye ko amashuri nk'aya yazagera no mu zindi nkambi zose. Umwe mu banyeshuri yavuze ko nubwo baba badafite igihugu cyabo ariko bitavuze ko baba badafite icyizere. Anavuga kandi ko kuba nta bushobozi baba bafite bitavuze ko nta bitekerezo bafite. Muri HCR rero tuzi ko mu nkambi haba harimo ba Einstein b'ejo hazaza. Niyo mpamvu tubaha amahirwe ku burezi kugira ngo bazabashe kugaragaza impano zabo. Bimwe mu bibazo impunzi zifite harimo kuba benshi batabona ubushobozi bwo kwiga icyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye mu gihe baba bararangije icyiciro cy'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 biga ku buntu. Minisitiri w'imicungire y'ibiza n'impunzi avuga ko nk'uko abana bo mu Rwanda bagira amahirwe ku burezi bw'imyaka 12 ngo hakomeje gukorwa ubuvugizi ku bana b'impunzi kugira ngo nabo babe bagira amahirwe kuri ubwo burezi. Iki kibazo tumaze iminsi tukigaho, ngira ngo murabizi ko minsi yashize umwaka washize twakoze turune na representant wa HCR mu nkambi zose tureba ibibazo bafite. Mu by'ingenzi rero harimo icyo ngicyo cy'uko aho mu Rwanda twigisha imyaka 12 nka education de base, HCR yari kiri ku myaka 9. Icyo kibazo rero cyarabajijwe kinabazwa muri Geneve ku murwa mukuru wa HCR, bari kugifatira ingamba. Ngira ngo mwumvise ko mu kanya representant HCR asobanuye neza yuko hano muri Kiziba aho bigiye gutangira ku buryo imyaka 12 bazatangira kuyiga, bityo bikazagenda bisiga n'andi mashuri aho rwose HCR ibisabwa. Ntabwo twakwifuza ko HCR ikora ibitandukanye n'ibyo u Rwanda rufata. Ni polisi igihugu cyafashe cyuko abana biga amashuri 12. Abanyeshuri batangiye amasomo yabo muri Universite ya Kepler bavuga ko mu byo bamaze kwiga batangiye kubona ko bizabagirira akamaro mu minsi iza,
kandi ko bizanabafasha gushyira mu bikorwa imishinga yabo. Nk'uko tubona abaterankunga bakaza kudufasha, tuzakoresha uko dushoboye kugira ngo dufashe natwe barumuna bacu bazaba bari inyuma, cyane cyane mu buryo bw'uburezi, kuko uburezi ari rwo rufunguzo tubona twebwe nk'impunzi bushobora kuba bwaba cyaba igisubizo gihoraho ku mpunzi biciye mu burezi. Aho dutangiriye twamaze kwiga byinshi, ariko icyo twazirikanye cyane ni nk'uburyo bwo kwihangira imishinga, isomo rya entrepreneurship. Usanga abantu benshi niyo barangije kaminuza ugasanga bahora barira ngo ntago babona akazi, ngo nta kazi bafite, ariko twebwe twize uburyo bwo kwihangira imishinga. Kwiga segondere gusa bikarangira bitewe na viziyo turimo cyangwa no ku isoko ry'imirimo, usanga kenshi umuntu wize segondere adashobora kubona akazi ku buryo ashobora gukora n'ibindi birenzeho, kubera ko ni byinshi umuntu aba yifuza gukora. Nize ibintu bijyanye na MCB, kubera ko nize ayo makombinezo ntago nabaga nabona ubushobozi cyangwa intuza skills zo kwiga entrepreneurship. Ayo masomo twigamo entrepreneurship idufasha create cyangwa kwihangira umurimo. No kuba wamenya gutegura umushinga, nibyo twiga amahanga, kuko akenshi usanga hari abantu a businessman batangira imishinga yabo nyuma y'igihe gito ugasanga baje kuhomba bawuvuyemo. Ikintu twibandaho noneho cyane no kuba wakwiga isoko ry'umurimo, ukiga ikintu wakora mbere yo kugitangira, kikakuzanira inyungu ndetse kikazanira na societe, ukareba ko ari cyo societe ubayemo ari cyo yari ikeneye. Abanyeshuri 25 batangiye muri University ya Kepler mu nkambi ya Kiziba bazajya biga hakoreshejwe uburyo bw'iyakure, ndetse rimwe na rimwe banabona abarimu. Inkambi ya Kiziba icumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga 17,000, ikaba yarashyizweho mu mwaka wa 1996, iherereye mu karere ka Karongi. Mwiboneye ko ibikorwa byiza bya leta y'u Rwanda bigera ndetse no ku mpunzi zicumbikiwe mu Rwanda. Mwiboneye ko mu nkambi ya Kiziba abana baje kubona uburezi bw'ibanze nk'ibisanzwe nk'abandi bana bo mu Rwanda, ariko bagije ku gihe cya kaminuza bakaba baragize n'amahirwe yo kubona Kepler University yabegereje amasomo kugira ngo babashe kwiga. Ku bindi bisobanuro uhamagara nimero itishyurwa ya Midimari 170. No mu kiganiro cy'ubutaha twongeye kubifuriza ibihe byiza.